kiri he koko ahubwo simbwira nabo banshatse ntabwo banshatse ubuso buretse ko Imana yakinze akaboko ntibagushake cyangwa bambaze ngo uri hehe nari kumenya mborogo twamvuga kuri hehe koko nese ibyo nari nagiye gushaka ko nabivuze bigasaba ko njya ku isoko ubwo bugenda umanuza inyanya ugira ibiki abatetsi ngo niko mubigenza ugenda umanuza inyanya umanuza za karoti niyo kugenga umufungo ni 400 ukamanuza ngo baguhera 250 ukagena ngo inyanya zangahe za none aha uvuze ngo ki koko maze kukubwira ko batakumbajije uvuze ngo ki nakubwiye ngo iyo baza kukumbaza subiramo ijambo uvuze nese urubafitije nawe nka he utangiye kunyihimuraho n'ikindi biki koko n'ikindi gihe ujye umenya uko unganiriza utazongera kuzamura ijwi ryawe umbwira kuriye noneho inyama wari yagutinywe n'iyihe ana yaje neze kwisugena ngo tuvugane cy'ingenzi nuko batambajije ushatse wanyitwaraho neza wangira taguze karige chef hano yonda yawe ibeshye gira icyo uvuga cyangwa usugira ikindi ko urebe ibyo ukorera nawe urabizi ko nta kintu kibi nshaka kugira inda yawe ni gukontorora sinshobora buranza kugira ibanga mpaka kugeza ryari ariko mwana iyo ni gasoko ya mbere nguhaye ni wongera uramemukiye mwana ngaje ugire vuba rero garuka hano Chantal icara hano egera hino icara hano iyi parufe wisize wayikuye he ko nta parufe iri aha ngaha kandi ko utabona n'amafaranga yo kuyigura wayikuye parufe wisize ihenze numva ari parufe iyi parufe wikuye irahenze cyane ku buryo nta muntu uwo ari wese ubasha kwisiga iyi parufe wisize reka mubwize ukuri n'ukuri kandi n'ukuri ngiye kukubwira sibyo dore mvuye guhaha ntakubeshye nyine naciye ahantu bagurisha amavuta ngiye kubabaza igiciro n'ukuri ntabwo nkubeshye ngiye kubabazaga igiciro nyirabizi ko abacuruzi ahita agira gutya akagupuriza ukumva kuhumura nyine yarazi ko ngiye kwishyura iyo parufe ntago igurirwa muri izi botike zisanzwe ishaka iri mu mahoteli bitewe n'abantu bayisiga ni parufe iva hanze izina ry'Imana kuko ko mfite ubushobozi bwo kwitera parufe ahubwo ubwo wabona nawe ugakunze kumva kaguhumurira neza ariko nika kandi kagura 2 dore ko bananciye 2 neza mama mwiriwe neza mutese mwiriwe neza amahoro amahoro ibintu se wagiyemo kuje ku mugoroba byatunganye yewe nashakishije nagenza ariko pe amaguru yahiye hari aho mbonye ariko sinahakunze neza nabonye ari ahantu baramutse baciye umuhanda
ntabwo byaba byiza urabona ko kuhubaka byagorana hafi hasi ni hirya ugeze ku rusengero rw'abarokore sinzi niba uhazi hari ikibanza buriya hari ikibanza kiri hirya gatoya niho nabonye umuntu andangiye ariko mbonye biragoye ubonye utahashimye kuko baramutse baciye umuhanda kuhubaka byagora kuko byasaba ko umuhanda ujya hejuru y'inzu ivumbi ntabwo narikira ubwo rero uzabigenza ute biransaba kuguma gushakisha urimo uraruha igihe wagendere igihe ugarukiye harimo akagendo nagenze n'iri shyamba nariminuye ndamanuka ndongera ndazamuka kureba hose ariko nzabibona reka twizere ko uzagera ukahabona gusa Imana izagufashe bigende neza oya bizagenda neza mahoro se yaje mahoro yaje ariko nari mutumye amazi naye ntamubwiye ngo amperekeza nawe sinzi yambwiye ko ngo atagusigana imirimo wenyine hano haba hari uturimo twinshi umuntu ari mu bintu bitandukanye twanatetse n'ibishyimbo ahubwo hari ahantu nabonye bafite udusenda twa kamurari nawe navuze se umuntu yagenda akababwira akatuduha wenda umuntu akatwishyura ndagakunda buriya hano inyuma hepfo naho karahari nubwo nyine tutarakura ariko uze guca hano hirya se bambe namwe muradufite ntabwo wari watubonye nuko ahubwo twe nta muntu urya urusenda ari njyewe ari mahoro nta n'umwe ururya niyo mpamvu tuba tutabizirikanye buriya gasenda ka kamurari niko kantu nkumbura mu cyaro ibaze ntabwo twari kantu nkumbura ku buryo nejo ngenda aha ruguru nagiye mu isoko ndavuga ni mu nshakira agasenda ka kamurari ahanga tubo ntizirera hakubwo gahari ndaza kukarya ntizirashya ariko zirahari ariko urabizi uziko ntakwizera sinkwizera habe na gatoya wa mugore we mbwira waturutse hehe uje hano mu biki iyi parufe ni parufe y'abantu bisiga ngize ukuri hano ndeba hano ubwire ubu koko ibi birayi mvuye kugura n'izi sesitomate bambwiye ngo ujye kugurira mu isoko kubera ko nyine bagurisha makeya ukagenda ukisiga parufe imeze nta n'ahantu bayicuruza hariya muri iriya soko mumbeshye reka nkubwire sinkwizera mbikubwire sinkwizera sinzi n'ahantu iyo parufe ikuye cyangwa niba waranayibye mu bo mwakoranaga uwayiteraga ni umubosi oya noneho reka nkubwire sibyo mbabarira uze dusubireyo ngende nanakakwereke njyewe nsubiranye nawe mu isoko ubundi ibintu nibijya bishira jya ubimbwira mbere umbwira uti hasigaye ibintu bimeze gutya sinshaka kuzajya ujya kuri botike ujya kugura ubuntu nk'ubwo ngubwo hano urabizi ni umufuka w'umuceri umufuka w'isukari umufuka wa kawunga umufuka w'ibikintu ibirayi ibitoki ibintu byose bakabizanira rimwe uriya mukobwa wawe wantumye ngo njye kumuzanira ngo ushyiremo na didosi ngo nise ashaka kandi nigeze mbona nyine ukora sitoke ya didosi ngo nise ashaka kugira ngo avuye muri sitoke mva imbere ariko umenye ko ntakwizera wanze kumbwira ahantu iyo parufe wayikuye nimba waranayibye hakagira nk'umugore waza hano akavuga ati dore uyu nguyu naramukoreshaga yaranyibye iyo parufe wayibye umuntu ukomeye wayibye umuntu w'umukire haguruka ugende muri ziriya botike za hariya zicuruza amavuta nta n'imwe ifite iyo parufe haguruka ugende numva imbere haguruka se ugende navuze ngo genda ntabwo uri kunyumva ukuntu yinezura ubundi wa mukecuru undi wazagiye gukora akazi ko mu bakecuru iriya urinda kuza shaka unyirezura imbere ibibazo mba nifitiye waragize akaza wagira ngo ni nk'akanyamasyo babwiye ngo nikagende kajye guhaha yewe uraza kureba ndaza kugerageza hano hepfo ahubwo se mama jewe hari ibintu nyine byancanze urumva ngiye sinzi wenda niba ari uko abantu binaha bameze simbizi kuki abantu binaha niyo basuruje batakwikiriza umva ngiye nca nko ku mubyeyi ajya nko guhinga n'umutware we ntavuga mwaramutse nkabona sinzi wenda ni binaha niko bateye nyine
ntibakunda kwisanzura cyane cyane ko nanjye ntago mpamaze igihe kinini cyane. ese bambe nawe ntuvuka inaha? Oya ntabwo mvuka inaha, naje nanjye nimutse kubera umugabo nyine twimukira inaha gutyo. wowe uvuka he? Ngewe rero mvuka, urimo urabona uno musozi uri hano? Yego. Uyu atari uyu nguyu uriye? Yego. Inyuma yawo ku kandi gasozi gahari. Agasozi gakurikira ka? Ni nka urebye ni nka ka gatatu cyangwa. Kandi dore ko abanyacyaro mugenda ubuhagenda n'amaguru kajya gusora iwanyu. Si hafi. Manuka mahangaha ukazamuka kuriya musozi nkamanuka mu gishanga cyawo mpaka ngeze ntago ari kure. Uhakoresha amasangahe? Amasaha yanjye nyabarara. Icyo nzi cyo ashobora kuba ni akoresha nk'amasaha 2 ugenda no kugaruka ugakoresha 2 ubukumbuye iwanyu pe. Ntago wahagenda kabiri kikurikiranye. Abanyakigali ntago mumenyereye kugenda, ariko twe twarabimenyereye turagenda byoroshye, biba byoroshye. Hari umukobwa mperutse guhura nawe iyi Kigali ahantu bitazaremera, arambwira ngo avuye Rwamagana n'amaguru agera Remera. Rwamagana harya ni iyo mu burasirazuba kuva yo ugera i Kigali harimo isaha n'igice cy'amasaha 2. aho ni hafi ariko n'imodoka aho ni hafi, hano si imodoka igenda isaha ntiwahagenda. Abantu bo mu ntara muragenda pe. Ubundi ubu ntushonje? Nanjye naguhejeje ku muryango injira nari ku manywa twe twagusigiye ibiryo urabibona hariya musoro. Urakoze cyane. Nanjye reka mbe ndebe ibya hano. Akabarwa uragakunda wasanga warisha igisabo. Izi mpamvu aha ni hahantu umuntu abahora sometime ufite inshuti uri kure urambwira ati ba wicaye aho ukababwira bakamukwakirira. Urabizi izo nshuti uri kubona inshuti ngiye nakereye cyokora uzi ku bana bagiye izo nizo nshuti nakereye ngewe. Usa na so mugani wa kabisa akaramira no gukunda kuvuga ibyo bintu. Sasa ariko mwana mfite ikibazo umutima wanjye ntago tuje pe. Kitari cya kindi se kandi nacyo nari nakubwiye uburyo tugomba kugikemura. Kemura gute se? Bisubizo ndimo kubona pe. Sure. Bisubizo ndimo kubona byanshanze ku buryo buremereye. Ariko none waba umbwira ikibazo cyawe nkagifata nkaho ari ikibazo cyoroshye kandi gikomeye wa mugabo. Sibyo mubwira se? Kandi ndabona nta bisubizo ndimo kubona pe. Byanshanze. Uribuka umukobwa nakubwiye twabyane twa Serine. Ndego ya angeza atese kandi mana nyagasani. Ati Shafabu sinzi ikintu ndibuze gukora. Ngiye ibintu binangaza ni bimwe. Umuntu w'umugabo ufite amafaranga, ufite akazi kenshi, ufite projet nyinshi, ufite akazi keza. Sharekera aho ngaho ugiye kuba nk'abaswere ngo pesa ni musema kweli. Ariko niro bigushutse. Ari ibibazo wakemura. Genda bizi neza. Nyuma ya handi se byagenze bite? Amafaranga akora byinshi ariko ntashobora biyose. Icyo ugomba kukimenya. Nose kukimwanga ngo amafaranga, icyo amafaranga umutima wanjye ubuze twabuze byereye kunywa. Twabuze aho twerekeza. Twabuze abana babidufashamo. Musiko mu Burundi nyashaka sinyabona. So how is it? Cyarekera aho ngaho. Ejo bundi agira atya. Atera iwanjye. Umwe se wambwiraga Serine twabyaranye. Bari abana bono baba mu rugo nyine. Baba ndi wambazaga ngo naba mama shani nkaguhakanira. Yabwiwe n'iki wawe? Ariko anyumvira yabwiwe iki wanjye? Umuntu wabyarana ntamenye iri wawe. Mami nawe urigora rwose. Ibi nabyo reka Chantal akabikora kari cyo twamuzaniye. Ikintu yashobora. Nese we kuba utabikoze ntuye kuntu indabyo zanjye zabaye kandi muzi ko muba mufite amazi hano. Ako mami dore urwarwanye rwaranavunitse rero.
basetsa kuko inzara se nizo uzajya ugenda ujyana ahantu hari hose ngo inzara ibyo ngibyo by'inzara urabona birimo umva urashaje jya wituriza reba ejo sinakubwiye ngo uzaze twigire Igisenyi kandi twasaba papa amafaranga yaduha ukajya kuruhuka mu mutwe stress rwose ibintu bikagenda neza urumva wowe wavuga ngo twigendere tujye kuruhuka ntagire ikintu gikorwa ntagire icyo ukabyuka uteretse izo nzara zawe gusa ukabyuka wambaye gutyo nk'umuntu ugiye ku mazi urumva ibyo gusa nanjye akaba ariko nanjye mbigenza byose rero nawe uba wabirakariye mupe akomamureka nkubwire sibyo uretse n'ibyo uhora umbeshya uncisha hirya no hino sibyo ndi umwana ariko ndakuze mbwiza ukuri ubushize warambeshye ngo papa ngo ngambwe ibya kontara n'ibikiri byo muba muri kuburana uyu munsi nabumvirije iki wumvise nabumvishe murimo muratongana none ntabwo ari ibya kontara mama mbwiza ukuri sinjye mwana wawe ufite gusa utazajya umbwira ngo nkube hafi wumva uzabwirane ni ibiki wumvise se ngiye numvishe muri kuburana ku bintu bijyanye n'umugore wiki numvishe muri gutongana muburana nyine ngo umugore sinzi ntabwo nabyumvishe neza ko akantu k'umugore nakumvisha njya kuguha ikinyabupfura cyangwa njya kukwigisha nakwigishe kugira uzajye utwumviriza kumviriza urumva atari icyaha cyangwa n'uwo ari we wese wumvirizaga ibiki iyo umuntu yumviriza yumva ibintu bitari byo ibyo by'umugore ntabyo twavuze ni ibintu bisanzwe kandi mama kumbe kususenga kubeshya ni icyaha ni gute wabyara n'umuntu ntamenye iwawe ariko Fabo uzi koko ukiri umuhungu n'uwo mugabo uzabimenya kigushuka n'ubwo buhungu ariko ubundi washatse nawe ukumva nanjye nkamera ntyo oya sinkubwiye ngo umere uke ariko wumva ibibazo duhura nabyo so gusa tureke kubiseka ibi bintu tubiganireho dufate umwanya tuganire kuri ibi bintu kandi dufate umwanzuro mwiza muzima wowe kenshi iyo uri kumbwira ikibazo cyawe uba ufite umujinya ntabwo ari umujinya ni agahinda ko mu mutima kandi noneho reka mubwire Fabo urabizi uri inkoramutima yanjye nta wundi nacurura umutima bene aka kageni numve ko nduhutse numve ko nsutse amaganya yanjye imbere numve ko nakoroherwa mu mutima niyo mpamvu nagutumira ukanshyiramo akakawene nanjye gucama kandi karukunyo numve ko naba relax nibura gatoya urumva ariko ntabwo bishyira mwana wa ntabwo bishyira pe ntabwo bishyira uzi bino bintu ukuntu bimeze ndakuzi bihagije urabizi ko nkuzi ufite ikibazo bro nagifite pe ejo bundi yaraje umva banzo ntege amatwi wumve ejo bundi ishyano ryaraje ritera iwanjye umuzamu rirasiribanga yaramanuka yurira umugore wanjye ashaka gufata mu ijosi uzi sene ngo yabereye iwanjye ndogo yangu byiyorere ubu Serine yaraje ahura na mama Sha ariko mpamusanga nyine ibyo byarabaye cyangwa barabikubwiye iyo mpamusanga nkora akantu my god iyo mpamusanga ujya uvuga ngo ndacicitse sinkunda kuvuga none se okay wait ibyo byarabaye sibyo ka tubifate nk'ibyabaye noneho kuko wowe ureka kumbwira ngo iyo hamusanga ntacyo wari kumukora wamukora iki cyabyihorera wamukubita se uraterura nyine wamukubita terura ukajugunya hanze kubyarana se bivuga ko umuntu yazi iwanjye kandi ku buryo wafata umuntu mwabyaranye noneho gabanya umujinya bari njye ukubwira icaza uwo mugore wawe sibyo ubwo uri kumva ko ufite abagore babiri kandi bamaze guhura byanga bikunda umwe najya ahantu runaka azahura n'undi gabanya umujinya ukaming down sibyo nurangiza ufata umugore wawe ari uwo mubana umubwiza ukuri kwawe kose ari n'uwo nguwo mwabyaranye umubwira ukuri kwawe kose icyo batazi ni iki it's okay ubisubiremo ubaganirize rega wowe ubivugana umujinya nibyo urabimbwiye ngo amafaranga ntakemura byose nibyo amafaranga nubwo waba uyafite hari hadakora ikintu gikenewe ubu ngubu ni ibiganiro hagati yawe n'abo bantu bombi byanga bikunda nubicaza bombi bakaganira ntabwo bizananirana mfate Serine ririya shitani nabonye ngiciranye n'umugore wanjye mama Shani nkunda urumva ibyo bintu byahura koko ni nk'amazi n'umuriro ufata umuntu ukamwita shitani wakubyariye abana sharekera nuko buretse nzagira akanya wenda amahirwe yabayeho twicarane dusangira akarahure urumva mushukashuka zurebe wumve ko nawe wamwiteza rekera aho ngaho abagore buriya ni abana beza barumva
we gabanya umujinya wicarane na Serine wawe nguwo umuganirize nibiba na ngombwa ushaka amarira aba y'ingona ari kuyate ngiye mbwira nk'umwana wawe twajya n'inama ngiye nkazajya ngufasha niba n'uwo mugore tukamukubitereka cyangwa niba yaranamubeshye ko nta mugore afite tuzamubwiza ukuri ko afite umugore n'abana. Nakubajije ngo ibyo bintu bikuye hehe mwana wanjye? Nabyumvishega murimo murabivuga. Mama na rwose uba ibintu byose uba wabyihereranye. Reka nkwereke nakubwiye ngo uri umwana nugera iwawe nibwo uzabona ibintu mbese uzahura n'ibintu byinshi by'ingo cyangwa by'abantu bakuru. Uri umwana uracyarerwa sishaka gutekereza ibintu bijyanye n'ingo. Tekereza ahubwo ndajya kwiga gute, tekereza ndambara gute, ese ikinyabupfura mama yampaye nzajyana iwanjye, tangira wige uko uzubaka urwawe. Urumva? Naho ibyanjye na papa wawe byihorere nta n'ibyo umugore twavuze nuko wumvise nabi ikindi cya kabiri ntuzongera kutwumviriza. Wanyumvise? Kumviriza ni bibi ni icyaha ntago ari ubunyangamugayo. None se ubu iyo wiri umeze nabi warakaye wucaho waturakariye twenyine tuba dufite amatsiko yo kumenya ikibazo ufite. Nta kibazo ndose naba ngifite mwana wanjye wamfasha iki koko. Harya ngo wagenda tukareba uwo mugore ngo ukamukubita ubuso ufite imbaraga zo kujya kurwana. Nta n'umugore uhari nta papa we nta wundi mugore yashatse ni jewe. Koko suri kumbwiza ukuri se? Ndimo ndakubwiza ukuri. Nta wundi rwose ishyira umutima hamwe wumve yuko utekanye kandi wumve ko nanjye nta kibazo mfite. Mama ngiye mba nguhangayikiye umenya ko ngiye ngukunda. Umva mwana wawe ndagukunda nanjye sibyo? Si umwana wanjye w'imfura sinaye bucura bwanjye. Nta wundi mwana nabyaye. Ndagukunda ntukajye umuhangayikira iyo ubona wenda tubwe tutumvikanye na papa wawe harimo ibyo turimo turavugana wenda nawe utumva ngiye wicecekera. Ngiye nzajya kimurira nta kintu na kimwe wankemuriramo kandi hari iby'abakuru hari conversation y'abantu bakuru hari n'iy'abana sibyo? Ntukajye uhangayika ngo ngiye ngo gutya we yawe ahubwo urumva ushaka kuza kurya iki aba ari ibyo bagutekera. Turasangira ariko nijoro ntabwo wariye. Nta kibazo. Ngiye ndashaka special. Iki special ni ibiryo? Ibyo ni ibya mu gitondo ntabwo ari ibya saa sita. Inkoko ako ya nkoko kikaba ari wowe uyidutekeye uramukobwa ntabwo. Genda wambare ugende kuri busheri uhizane. Ngayiruka. Nanjye kandi. Umwana wanjye amaze gukura gusa nzamuhisha bigere heye. Sisiri ko kuva kera nongega numva ufite ibibazo by'abana n'iki ikibazo cy'umugabo cyajemo gute ufite ikihe kibazo? Shabeb sinzi n'ahantu ndi bubihere dina kuko ni story ndende. Erega buriya mbere yuko nza Dubai nakundanye n'umugabo turabana turanasezerana turabana ariko nyine igihe kiragera boss ahita amproposinga kujya gukorera Dubai kandi sheri nari mfite ubukene umugabo wanjye yari atarafatisha ngo umugabo wanjye ex wanjye papa w'abana banjye exactly yari atarafatisha twarakubiswe hahandi my sister turi hasi nko kubyumva ndareba ndavuga se kugumana n'abana n'umugabo tumeze gutya nta buzima dufite kandi mbonye opportunity nk'iyi ngiyi ko those kind of opportunities comes once in a lifetime ndavuga ntabwo nayiruzinga nari mfite umwana washiri kandi ari genge mbitekerezaho nkumva narakoze amahano nakunze amafaranga kuruta ntabwo navuga ngo nakunze amafaranga kuruta abana banjye ariko nuwabyumva niko yabyumva. Rero bundi turi kuburana hariya nashatse ako komeza ubwira umwana wa mbere namusize imfura yanjye afite imyaka 2 sweetheart ntarakubwira noneho wa kabiri afite kabiri yangana amezi 2
abana sabawe mbese umugore yirereye abana bamushije amezi 2 wasanga kiriya kiraci ko ari agatoya ko kazi ko ese harya umukuru ninde ni umukobwa ni umukobwa kandi ubona wagira ngo niwe mutoya umuhungu niwe nasize ari mutoya ngo aziko mama we ari iriya ubu wasanga ruriya rugore rwaranyonyereje umwana cyane se umwana w'amezi 2 bamuha amata ariko hari n'ababonsa ako se yamwonsa ataramubyaye amashereka yakuraze uriya mugabo ibintu arimo nkorera birababaje ariko nanone ku rundi ruhande nubwo mba nisaza mba numva ari rights zanjye kubera ko ari abana banjye ariko ku rundi ruhande hari ahantu ngera nkamwumva kuko abana mu buryo bugaragara nyine nsa nkaho nabataye cyane warabataye nta gusa nkaho warabataye narabimuganirije narabimuganirije ndamusobanurira mubwira uko gahunda zose zimezemo ahubwo wakishyiramo ngo nyuma yo kugerayo mwakomeje mwajyaga mukominika ukabaha amafaranga yes ariko wagashaka nyine ngo we yishyizemo ko uriya mugabo yantwaye Dubai boss wanje kubera wenda ko yanteretaga cyangwa se ko twaryanaga yes so gufuha niko kwamuhinduye kuri yajya mu bindi bintu gushaka undi mugore ariko ubundi twara communicatingaga amafaranga narayoherezaga urumva niyo mpamvu ntajya nkunda kwa nani ya hejuru kuko nari amazu n'ibiki n'ubutunzi afite byose biri mu mafaranga igice cyabyo kiri mu mafaranga namwohererezaga so nta kuntu yamnyima uburenganzira ku bana banjye ambwira ngo abana ngo sabawe ngo warabataye narabarebereraga abana banjye nabahaga ubufasha bushoboka bubaho seze nukuri urumva urabyumva ni ibibazo shiri abana barabataye umwana w'amezi 2 we sinzi ngo uzamusobanurira iki ko ibyo bintu umwana w'amezi 2 sinzi ikintu uzamusobanurira cyane ko even no w'imyaka 2 byose ni ibintu bitabaho sinzi shiri wanjye sinzi kabisa sinzi pe shati ko sigaye mbona uri mwiza bimeze gute koko uzi ko nsigaye nicara hariya haruguru nkanagutekerezaho cyane kandi burya we twahuza shanta ese kutanyumva ukanjyana sini njye mbamara nta kibazo cyawe nta n'ibyawe pe so ntiwamana akabizo basi iki ntiwamana yagasabana ibyo bintu byawe imbere nta soni ese kuba ufite agashiya utazongera no kumenyera n'ikindi gihe kuba ufite agashiya koko wabaye iki ngira njye niba hari n'ikibazo ufite nkugire inama cyangwa niba hari n'akantu ufite k'ikibazo cy'amafaranga njyewe mabuja turumvikana urumva zamurekera gezaho nakubwiye ngo utazongera kumenyera n'ikindi gihe ntukabone nakubashye gira ngo njyewe ngana nawe nyamara hakarembo kavuga ngo uzagukunda nawe uzajya umukunda niba ntangiye ukuyumvamo gute wowe ushaka kwigira umuntu wa danje kwigira igufwa umenye kuri chef w'ikikore nanjye nkaba chef wa gate mpuje nawe byaba byiza hano muri uru rugo urumva none utangiye kunyigira n'umuntu wa danje no sibwo ugamije iki mu nzozi zawe no bintu utekereza ngo niba usigaye wicara ukananyiyumvamo undarana mu bitekerezo se ntuzongere untekereza nkande ese ko ari ibintu byizana ni ibintu byizana ko umuntu anyera ku gishishwa cy'umunekezi akitura hasi Chantal naragowe koko kuba umuntu yakwiyumvamo urumva icyo ari ikibazo arewe nuko ye nzajya ahandi tumuka ijya kurishihera ku rugo uwo munwa wawe mufunge koko ufunge se nkutwaye iki ziba rero mbwira ishaka ibindi mbwira ariko ibyo biganiro simbishaka
ariko papa uzi kuri kure cyane pe, uri kure ntabwo uri hano hafi. aya shani nta kibazo, ni ibisanzwe nyine aba umugabo aratekereza, ntabwo nubwo mba nicaye hano tuganira ariko umuntu agira gutya akanatekereza, akaba yanajyana kureho gatoya, ariko nsoke nta kibazo kirekire gihari. banza bitoroshye kuko nakubwiye inshuro nyinshi unihorera ngomba narangaye, tuba twagiye mu kazi, twagiye mu maproje, ariko nagarutse. Bimeze bite se? bimeze neza. maze kuba umugabo. Abanyarwanda baravuga ngo haje ubwana burahunga. Urumva rero ugomba gukomera nawe mu mutwe ugatekereza ibyagutse, sibyo? Turi kenshi ngiye mba ntari no mu rugo, ariko ugomba kuba umugabo. Urumva shani? Ugomba kuba umugabo ukagira uburyo nawe ufata responsibility runaka mu gihe ntari. Yego papa. Ubona nyine na situation se n'ubibona mu rugo, hari icyo uyobewe cyangwa mu muryango? Byose ndabibona. Ubwo rero mbangiza amahirwe yo kwicarana nawe, kwa kubona ko nsigaye meze nka kibona umwe, niko kanya rero mba mbonye kugira ngo tubashe kugera gute kuganira. So ugomba kuba umugabo. Ashata mbabarira ngize ukuri, iyo mureba ko mba nuri umuntu umusirimu unahumura neza, utawumeze nk'abari abakozi, njya mbona bakarya rugo, mbona mwazira ngo zara hirya. Koko wambwije ukuri, ntiwigeze nk'umugabo ukize cyane, wenda nyuma ukaza wenda nko gukena cyangwa kugira ibiki, ariko mbona ufite furesheri pe. Byakuntu byibushye furesheri n'impande zose, ariko abandi hanze rero mpamvu usigaye ntange no kwiyumvamo. Wambwije ukuri. Hajya zanga urashaka ngo ngusome? Yego. Ngaho ngwino ngusomeza. Tega. Iyo ni gasopo. Ese ko ufite agatima kabi. Ese ako ntabwo ujya wumva. Ese abagabo hari ikintu bagutwara? Mana ishobora byose. Ufiki n'abagabo mbwira. Uyu muhungu mugenzi wowe mbwira. Zandagukubita. Zandagukubita urushyi. Reka kumpatiriza, funguwa umunwa wawe. Kona igitsina gore kindangarira ngiye nk'abandi bo kwinginga arewe. Nuko rero twirwa dusangira ibishyimbo. Wambuye ugafunga umunwa wawe. Shiremo. Ziba rero. Ugomba kuba umugabo, ibyo ubona bitagenda nawe ukareba uburyo wagira gute wafata inshingano zo kugira ibyo waramira. Uranyumva neza? Ndakumva. Aho wumva nakugira inama, you have my phone, ukaba wagira gute, ukaba wambwira, wamamagara. Niteguye kugutega amatwi no kugufasha muri urwo rugendo rw'icyo wabuhuye nacyo. Imfura itega nkasi. Niko bimeze. Iyo watangiye nyine kwicarana na so, nawe watangiye kumenya gufata ikirahure. Shyiraho gutya. Nibyo nakubwiraga rero, kugomba no gufata inshingano, so gufata akarahure gusa cyangwa kumva ngo wameze ibyanwa nk'ibyo ngibyo gutyo gusa, ntabwo ari ugupfa kubumera. Buriya hari uburyo wakuze rero ugomba gufata inshingano kugira ngo ubashe kugira gute nawe kubaka ubuzima kandi ubashe kuba umwe mu bazana ibisubizo by'umuryango uba ukeneye. Gukurikirana gahunda za bashiki bawe,
ndetse n'izindi gahunda zo mu rugo nk'ibisanzwe. ndabyumva kandi ngomba kubikurikiza. Nanjye nubwo rega ndi muto ariko se nata umugati ngo ntore buri birumvikana. Ntago nanjye mba mbona uko bimeze ariko gatinze kazaza n'amenyo ya ruguru. Oya yaraje warakuze neza utegereje iki? Yategereje iki? Durangije high school urayirangije. Sibyo? Urimo utegereje resultat. Ese ntabwo uramenya kanano kama resultat? Ngo mu cyumweru gitaha baratangaza amanota. Sawa. Urumva rero n'ibyo ngibyo. Ariko byo nzatsinda nta kibazo. Kuba gutsinda ko ugomba gutsinda ese ko yize neza kandi uri umuhanga. So numva ari ibyo nashaka kubwira yuko your time kugira ngo utangire gufata responsibility no kugira uburyo ugomba gukura nyine ugakora iby'abagabo. Sibyo? Yego. Telefone sinumva rero mushiki wawe. Sawa rero reka mbe nkuretse. Yego. Shaka kwiruhukira ariko wanzengereze kubera amagambo ugira. Aha abagore baragwira none we ndabona urakandare. Nta nishobora ako nta nubwo ushobora kuma nibura amasegonda 5 ucecetse. Aha. Nakomera. Nje kwiruhukira ubundi uje hano kumariki ko wasanze nicaye aha amagambo ufite na wambabarinda kwinginze mbabarume iminota nk'ibiri basi nduhuke. Ufunguye umunwa cyangwa uhaguruka uje mu kazi kawe. Uruhuke nakwicayeho nkuryamyeho uruhuke ubundi nigeze nkurushya jewe. Shaka naye mbona ntazi kabisa. Arewe. Mubwira ikintu kimwe. Ntabwo kubise ntiwanyumva. Nakwiyamye ntiwanyumva. Reka nkubwire. Nureba nabi kandi uyu munsi urabwirirwa. Aha. Kanigendere. Yase kubunyiriza nkande. Sawa, kanigendere da. Kuko kushaka inka ryama nkayo. Ubu gushaka kwihorera koko bigeze aho bituma zama nsuzugura akageza naho yifuza gusomana nanjye. Ariko ntacyo. Paka umugambi wanjye mugezeho. Abana wishimye. Bareba iyi foto. Ubu ngaba yanyemeje ngo yasohotse. Cyabirantete. Ntamuniga aragukunda. Nagabanye inkundo ze. Yemba mbona nta muhungu buri kigiye mbona nta muhungu ugira urukundo. Nkareba udukongo wirirwa ubeshya ukuntu tungana. Oya ngiye ntabwo mba mbeshya. Erega ndacyari muto. Hari ahantu Shanda kuzi. Hari uwo ndahitamo se ndacyari muto ariko wenda nanone. Ndahitamo rero ntukanyoshye. Ariko ngiye nta nubwo mbasambanye. Ndagusambana n'icyanda cyane. Uzibeshye ukuntu abakobwa babaye amasadonda n'amasireye. Cyangwa abakobwa urakwaka ibice. Kajanda gukeka. Yabinyaka se pitiri. Amafaranga uretse ko arukomera atakigwa amafaranga bajyaga bagu ubundi yageraga. Ahubwo mwana akamubwire ubuzi ibyo bintu ndibuka. Ntunyumve nabi. Nayo bimbwira. Ntunyumve nabi. Yego. Ariko ntunyumve nabi kandi nawe ubu bibona sibyo? Wenda niyo mpamvu navuze ngo tuganire sibyo? Urumva? Niyo mpamvu wenda ntahamagaye izuba ntagize iki ariko mwana sinzi niba ubu bibona. Nsigaye mbona ibintu hano bisa nkaho byahindutse. Sinzi ikintu nakoze wambwira uko kuri mukuru uranduta ndagukurikira sibyo? Rati urebye ubuzima nari mbanyemo na meya urabona nta kintu cyahindutse. Ngize ukuri wenda njye niyo mpamvu mba nguhamagaye mba mbona zuba we bimeze neza. Ariko wowe impamvu nkubwiye nuko nawe mba mbona hari ukuntu mbibona ariko wasanga ari bya bindi by'amaraso y'abasore. Nawe nereka nkuvugisha nk'umuntu nkurikira nyine mubaze wowe
ubona mere ejo bundi noneho mere umutekereza umwaka amafaranga yanyine none se harya ubundi waranje kwiga ryari sinasoje se muri uyu mwaka umwaka ushize none se ubwo oya nasoje muri uyu nguyu dusoje ni ukuvuga amanota azasohoka yego ese bande ubuse urateganya ko itari gukomeza kaminuza ese ubwo ngubwo iminsi umaze muri uru rugo kuko wabonye nde wakomeza kaminuza na secondaire nakoreshwe na mama yafatanyaga na compassion mama yafatanya na compassion niyo nguraga ibikoresho ubwo nyine nasoreje ahangahe amashuri niyo yabaye kuri njyewe oya ntago ari yabaye buriya rero buriya iyo uri umukobwa uzi ubwenge ntabwo wiyaturiraho ibintu bibi ugomba guharanira kuzigana kaminuza nanjye kaminuza nayize bingoye icyo gihe nahoraga muze wanjye na mukecuru nta banyacyaro nanjye ndavuga ngomba kwirwanaho nkayiga yeremba mbona nta zindi inzira zari usibye nari gushaka akazi ariko hano nta ibintu nize nta hantu bihuriye n'akazi nabona muri iki cyaro wize bikise nize comptabilité kandi comptabilité hano muri iki cyaro kugira ngo mbone akazi sibye sako dufite na centre de santé kandi bose baba bafite abantu bamaranye igihe ikintu gihari sibye gushaka ikintu cyo ni ukuvuga hano muri iki cyaro nta hantu wabona imishinga wenda ikenera abakontabure oya pe sibye ari ruguru dufiteho sako no ruguru yaho ku muhanda ushobora ko aracira kumanuka yego hari centre de santé biragoye ko wabona akazi k'ubukontabure nawe ntabwo nakabona usibye kuzashaka inzira nkashaka n'akantu nakikorera kuko bizinesi wumva se washobora bizinesi nayishobora wumva se washobora gukora iki mbonye nk'ishobora nkaba nacuruza nka miti akuri umukobwa uzi ubwenge wumva wacuruza miti ukabishobora ubwo si igishoro cyo gucuruza miti unangaye ntabimenya ese 20 yabikora 20 kwa mugani se ufite agatelefone se ugafite se mfite agatushe mama wanjye yakoreshaga aza kuzakamereza kuko yarabonye nsoje secondaire aravuga ngo reka bampaye agatushe yanyitangira wowe urabibona tubwizanye ukuri turi abavandimwe urumva mbwira wenda niba mbibona nabi ngenze gake ariko ngewe nyine nka mushiki wanjye nkurikira sibyo nkurikira niyo mpamvu ntarebye zuba si uko mwanze nawe ni mushiki wanjye ariko nka mushiki wanjye nkurikira kiza ukuri bimeze bite ubu bibona uko bitari bimeze bite ese uretse karuko nyine abahungu mutabona utuntu twinshi nkanjye mba narabibonye nyine utuntu twinshi mba narabonye nkituriza gusa ntago mba nashaka ko nawe hari utwuzibonera wari wabona se nyicingana zuba cyane nanjye mva nuko mubaza akantu kose akambwira nabi sinyimubwira ngo amerekeze ahantu ngiye ngabyemere mani ngiye kumva ngo bamera nabamagara kuntukira ibintu ntazi kandi mbiziranye nko nazuba gusa can you imagine noneho nyine nawe ni nka kuri mwatse amafaranga ejo ndi mani mbona kubwiye nabi nyine nanjye sinzi ikibazo gihari nimba mama sigaye menya sigaye akunda zuba gusa nyine sinzi impamvu ibyarahindutse ibintu byo muri uru rugo batugize mva bigize banyamwigendaho ariko se sobonye ko twatsa amafaranga vyeje bundi abadutayemo twayirukaga se gufata amafaranga hano ryari mama yaduhaye mani birarenze tu gusa nyine ujye bibona gutyo bibonye bro nta wamenye nzabimubaza ese si mama sai mubaze ngenda mwite wenda nuko ngira kiziwe nubwo njya gurya mugango ni bya bindi byabucura ntabwo rega bucura umuhunga bari niniga mwana ariko nyine reka mbanze nkubwira Nikita buriya umunyarwanda njya numva avuga ngo ndacyari muto wenda simbanze gusobanura bwabyo neza kibijya gushya birashyuha niba tubonye umuntu hari impinduka zibaye kuki bashera aratangiye nasheri nawe rikana nabasheri ariko nyine umva nkubwira ibi bintu sinzi kuko mbabibona wowe njyewe sengere rimwe naketse ko na bya bindi nyine umuntu abagira na bya bindi umuntu
abajya kwikorera ibintu wenda ugasanga akoze ikintu gitandukanye n'icyo umubyeyi yashaka wabona uko turi inzobe njye nyeko ko ariyo mpamvu mbese ubaye ikindi kibazo wabona mama yarabyaye Zuba ari igikara twe turi inzobe ariyo mpamvu rero ukabona Zuba barasa ko amera ari igikara ariyo mpamvu amukunda kutumva oya cyaba ari ikibazo ari iki cyaba ari ikibazo ari umugabo kuko burya ngo umubyeyi wese ngo bavuga ngo niba ari se w'umwana amenywa na nyina wenda papa niwe wavuga ngo aba bana sabanje ariko niwe watubyaye niwe watubyaye nyine ari tuba tugomba kubyihanganira nyine nubwo bitoroshye umva mubwire bro tugomba kubyihanganira uracyari n'umwana ntabwo ugomba kwinjira mu bintu cyane n'ukuri ndababaye niba tuba twariye twijyanye nese wabihindura hiye ndababaye kuba mama ukuntu yankundaga ukuntu ariko mwana uzi ko ari njye muhungu njyenyine hano noneho ejo bundi mbona ari ngiye kubibwira dadi nuko nabitinye nari ngiye kubimubaza nkubwire ko mera sigana tubwira nabi shanda bitinye numva dadi atakeka kumbwira amakosa menshi none se ubwo niko wazajya ukoresha nyine ugashyiramo amayinite ukajya uha abantu amamitiyu niko n'ubundi bafite nka gahunda nyabonye amafaranga bumva mama wanjye yari afite gahunda yo kuyamarika ibizazane by'uru rugo biranga yari yarabinyemereye ko n'insoza azayama azashaka nzasanga yarabitse akayama none se ubundi ubu ubwo se ahubwo uyabonye bwo papa we ntiyayakwaka urumva muri uru rugo bisaba guhangana na papa n'ubundi ntabwo nabimubwira yabona mbikorana ko n'ubundi yajya agorana nanjye akumva numva ubwo se none ntago aba hari cyane wenda yabibwirwa n'abaturage basangira inzoga ko umukobwa asigaye acuruza mitiyu najya ncuruza amafaranga yose mbonye nkayariza mama akayabika rero akankubwira inama nakugira ikintu mba nabigusaba mbere gusaba ko umukobwa uzi ubwenge sibyo ukamukobwa witwara neza ku buryo utazashaka umugabo umeze nka papa wawe urabona umurwa mama wabamo bisengera pe ntabwo imana yari kuko mama wanjye inzozi mfite zo kuzamukiza akava muri uwo agize kuba inzara y'inaha mu cyaro ubukene bw'inaha mu cyaro kubana na papa wanjye akaba ikigeragezo cy'ubuzima njya musengera ntabwo byabaho ko nashaka uriya mugabo ega n'Imana irabibona ntabwo yakemera ko nshaka uriya mugabo kandi abona ko ari bwo buzima nakuriyemo none se ugira she ndamugira nyine yo ku ishuri twakundanaga nkiga ko hano nigaga niho natangiriye mu wa 4 rero tumaranye igihe turi inshuti ariko n'ubundi twarasoje no ku ishuri ni umwana w'i Kigali ketsa kuri telefone rimwe na rimwe ariko n'ubundi se ko byarangiye ntabwo tuzongera guhura twahuriraga ku ishuri oya ntabwo bivuze ko mutazongera guhurira igihe gishobora kugena mu kabari n'umuntu abana Imana yabikoze cyane ni umusore mwiza ni umwana mwiza uzi ubwenge w'umuhanga Imana rero yabinkoreye ariko simbizi nasubwe i Kigali yabura abandi bakobwa none se we ntabwo bizeye ko uri umukobwa mwiza yagaruka gushaka akazi nta mu cyaro kuri nabonye shane ameze nk'umwana wo mu bakire twaza niba aba i Kigali umwana wo mu bakire ntabwo yazi nta mu cyaro arabizi ko ndi umwana uri aho mu cyaro mu bakene ariko aragukunda nabonaga nkunda mama se arabizi ko ufite she mama tuganira ibintu byose ababizi ni nayo mpamvu yampaye telefone ambwira ngo ujye ugana n'inshuti zawe mwigana ufite mama mwiza cyane reba uzi cyaka none nari mpagaze waya shyiramo akandi kantu dore ndabona nayo nshire abantu nawe ukunda ibintu biremereye umuvinyo we muri no minsi uburyo basigaye bawukora ndugu yangu undi we nutangiye tuzangiza acha si mchezo mambo vipi sasa shwari uko poa babu ya mena makano mwana je nta kibazo mfite nta undi muntu nsangira nawe nta undi muntu ngendana nawe arano kana amasaha kiri mabisi uretse maze nkubwire ibi nta nubwo ari ngombwa kubimbwira none ani pato oti fabu noneho reka nkwereke ko wigenje nkubwire nkwereke iko tayari kubona tu shaka kubona iki shaka kubona iki kitu kimoya
mupasoni harya abarura babona abapfosoni. Reka nkwe story. Iyo umbwiye ngo Fabrice niko na mawazo tatizo hivi mwareba ukuntu usa n'ukuntu umeze n'ukuntu ubu ushashagirana. Cyava se umuvandimwe bagira ngo anyumve. Ibyo bintu nta kintu bipfana n'umutima w'umuntu ndetse n'amarangamutima ye. Ibyo uzanabimenye. Kuba nambaye cravate, kuba bona hari fresheri zihari. Nta kintu bipfana n'amarangamutima y'umuntu ndugo yangu. Kweli? Oya ibyo ngibyo ugomba kwimenya ko nta hantu bihurira. Uzabona abantu bagenda gutya mu muhanda ubone bari mu makebo ari serious ariko ebana mu rugo. Ari zirara zishya. Ari agafilime nigeze kureba k'abatipe gutya banditse ngo zirara zishya. Ibintu nk'ibyo ngibyo uzabona bagenda ku manywa sugura ari nyinshi ariko bataba bakagukurura amatwi. Ari n'abatipe bajya banga gutaha none. Nurangiza ushuke ngo ni inshake. Hari abatipe bajya banga gutaha. Urumva ku makontwari. Ugasanga arimo kubitaga atsinda iby'imitwe. Ako ndagukunda bro, haki ya Mungu, mimi nakupenda sana. Ibyo nabizi. Twarabanye, waramfashije ibintu byinshi. Ahantu nakwenda kuza. Wambwiye Celine, ni Celine wambwiye afite appointment. Ariko nambwiye ngo asange ahangaha kubera yuko ndabizi ko kabara ukunda kandi dushobora dufitemo na security ye tuganira. Nta kibazo pe. Anasi impamvu se mba nakubwiye nanga nuhagera kabamaze no kukumenya kuko umwe no akana kahise kambwira akakanira umuntu wenga twaje ariko kwapura nyine. Reka oya. Hello guys. Hello. Hi. Welcome dear. Sherry. Yes, please. Nice to meet you. Nice to meet you again. Suba mwana wanjye rero. Ndabona umaze gukura pe. Utangiye no kugirira ibibazo uzajya umbaza nkabona koko nibyo abantu bakuru. Ariko hari icyo ushaka kugira ngo nkubwire. Nakuriranye n'abariya abana baso. Sibyo? Uwo twita ko ari papa wawe. Wari akana gatoya ku buryo utarubizi. Urabizi kuri atari gukubyara. Ntubizi? Yego. Nkurerana na bariya, nkurerana na musaza wanyu, murakura mwese maze kuba inkumi. Ariko ntacyo mwigeze mbaka, wajya guza ukambwa tugiye aha turashaka imyenda iyi turagira gute ariko none ngo birimo biragenda bihinduka. Uri mukuru urabizi ibibazo umaze iminsi umbaza nubwo byose ntago ndabikubwira neza. Hari igihe ntegereje kumara gukura nkavuga ngo kabisa ibi ngibi ntago byarenga ubwenge bwe. Urumva? Uzajya ushaka kunsaba ikintu. Unyandikire muri message cyangwa usange mu cyumba cyanjye umbwire. Urumva? Ubimbwire njyenyine utari kumwe na mwana wawe cyangwa na musaza wawe. Nakubaza ngo se ibintu wabikuye uzajya uvuga uti nagiye kwa mama wacu, nagiye kwa oncle, erega ibi ngibi byagenze gutya. Urumva? Ntukajya uvuga ko ari njye wabiguhaye. Mama nago bazabifata nabi koko. Baramaze. Harabona navanye mu nda yanjye ngewe ko nabareze inyiturano bari kumpa ni yihese. Ni ibyo ngibyo nkubwiye utega amatwi wumve nimba utabishaka ubyihure ntuzongere kugira icyo nyaka. Nukenera ikintu ngo nkamenya aho wagikuye nawe urabizi icyo nagukorera atari njye kiguhaye atari so kiguhaye. Wanyumvise? Ntega amatwi wumve ibyo uzajya ukora. Ikindi papa wawe atangiye kubakunda cyane akabona yuko utari umwana we. Ibyo wabyumvise ngende mukunda reba. Ejo bundi yabahaye amafaranga ngahe? Si we amafaranga bakajya guhaha imyenda. We wicaye aho ngaho. Hanyuma uriya muhungu arataka ikindi ashaka amafaranga ndagira gute ndagira nanjye nayamuhaga ariko ubu ntayo nkimuha kubera iki papa arayamuhereza. Aragira gutya ngo mubone muze ngo tube dutemberana kuki watari yabikubwira. Siwe bajyana muri siporo. Atangiye kubona yuko utari umwana we. Ikindi kandi ugomba kwicara ugatekereza. Ingeso za so ndazizi.
nujya ujya mu cyumba ukaba uri wenyine jya ufunga wanyumvise ndi kumwe n'umubrada wanjye yitwa Fabrice. Fabrice, pleasure meeting you. Celine? Ni Celine njya nkubwira. Raje kundeba nyine nawe kwa appointment twe tutanye this afternoon ariko abafite ibintu byinshi yirukankamo nibwo abashe kuboneka. Ibaze ko noneho njye ansuhuza nabonaga atari umunyarwanda. Celine ari umunyarwanda? Wow, no munyaro wacu uretse yo yigeze umuzungukazi ariko bajya ngo bizagende biti. She's beautiful, biramubereye ngiye ndabona ntacyo bitwaye. Amonye rero nyine niwe Serena nakubwiraga. Rajab, can we excuse ourselves and talk, please? No, there's no problem. You need brother wanjye, so can talk even we are around here. Oh, okay. So nashaka ko tuvugaho cyane ni ibisanzwe nyine cy'abana nyine. Ikibazo cy'abana warugarura nakubwiye ikigomba gukora. Ega ndabakumbuye. Ndabizi ko bakumbuye se. Kandi cyo numva ntabwo ari ikibazo kirekire ahubwo reka tubanze dukemura ibibazo etape par etape. Sibyo? So ibintu byo kwirukanga no kugira gute urumva you know mu brother wanjye namaze no kumukubwira rwose. Sibyo? So numva rero bya bintu byawe byo kuza ngo wateye iwanjye waje kwishakira inzira ku giti cyawe urwana n'amahane menshi we bigabanye calm down. Sibyo? Dene noneho nzi ko ikibazo kizagenda gikemuka. Fabo siko byumva. Bro, do you smoke? No. Can you have some? No. Oh, okay. Urumva? Yeah. So ubwo rero umunsi uzumva uri tayari wamaze gutunganya ibyo nagusabye me too am ready yo kugwa abantu bakagera guti muka meeting face to face. Ariko this time utaramaza gushyira ibirungo ku murongo uzerwa ibitekerezo. Se ibintu uvuga gushira ku murongo niba ari ayo matatu nishizeho nta ahuriye na personality yanjye nta hahuriye nanjye. Isigara uvuga nkwa rihuriye he n'abana. Erega ndi mama wabari abana. Ntabwo ndi mukazi. Nese urumva nzafata abana nabyaye nkabanywesha isigara. Urumva nzafata abana nabyaye nkabashirisha amatatu. Muri make ikintu nsaba mbabwire cyane wikirwa ibintu byinshi cyane. Please talk to your friend. Yeah. Wikirwa ibintu byinshi cyane. Sibyo? Ibyo twavuganye urabizi. Hanicyo misha brother wanjye. Sibyo? Lakini ongea kwa lugha gani unaelewa vizuri ndo unielewe. Usije kujifanya Mswahili sana. Urumva? Mimi si Mswahili. Lakini inaonekana ni kama Kinyarwanda hauielewi, English hauielewi. So nataka nijue hoba tude mu Ruganda. Rurimi kiruo kitu kimoya sitaki hivyo tuongee. Hoba njogereze. Tuongee. Umba mbabwire Fab. Which kind of language do you want me to use? Ariko reka mbwire ikintu kimwe seri. Twamaze kuvugana ibintu byinshi kujyanye n'abana. Sibyo? Icyo ngushakaho ni iki ngiki. Tegura gahunda zawe. Urumva? Numara kuzitegura umpamagare ngo uyu munsi duhure twabipanze neza uhure n'abana. Cyo kive mu nzira. Ushagura n'abana bawe. Yeah. Uzamamagara hanyuma tugira gute ariko wamaze kubitegura neza. Uwo mwanya uhure n'abana bawe. Hari ikindi? Ikibazo mfitanye nawe ndaguhamagara inshuro nyinshi mu nyetara. So, let me take your friend's number in case you refuse to pick my call. Bana kibazo yifati Fab na fasha nimero bari kibazo. Tunacyo bintwara. Namamagara kambura. Uyu brother wanjye, sibyo? Let me have your number. It's okay. Thank you. So wa museriveri wanyu we. Tabi byawe ibintu burimo kunkora. Kandi muzabiganireho bibi. Muri abantu bakuru mwese nta mpamvu yo kugira ngo nta kigoye kiri mu bintu mwese muri. Sibyo? None hari ikintu ushaka kunyaka. Urumva ukabona uri kumwe nawe.
jya uhita unyandikira mesaje muri telefone yanjye urumva aha ngwino hano hagara hariya uvuye he ntuke kugura mitiyo hanyuma ko ntigeze numva uturuka iriya ufungura n'igipangu wari uri kunyumviriza